ibindi byose nibwo bizatungirwa. Amahoro abe muri mwe. Amahoro abe muri mwe. Amahoro abe muri mwe. Imana Mana Data twese mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, turakunezerewe kuko dukunda, turakunezerewe kuko watwemereye kuza hano. Tugushimiye ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe, ubutware bwawe n'ineza yawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kubumva ijambo ryawe. Ntabwo twaryumva ngo tunarivuge utadushoboje, wadusobanukirwe n'icyo dushaka. Icyiciro ngo tugushyirwe hejuru, duteze amatwi ngo uvuge, abasha n'abagaragu bawe n'icyo dushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwicare. Haleluya. Imana yaduhaye umwe mu minsi Imana yashatse kuduhurira hano. Birashoboka ko turi ahandi, buri wese uri hano nk'uko ubu turi hano, abari mu mpande zitandukanye, abari mu bikorwa bitandukanye, bamwe bishobora kuba ari byiza, abandi bibi, abandi by'ingorane barimo, ariko wowe nanjye turi hano, Imana yatwemereye. Haleluya. Yatwemereye nyuma y'igihe kinini. Tugomba kubashize isi n'u Rwanda baterwa n'icyorezo cya coronavirus. Insengero zikanyurwaho zikaba zihagaze, ubuzima bugahagarara, bakajya banyuzamo insengero zigafungurwa, zikongera zigafungwa. Ubu turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana, insengero zongeye gufungurwa. Ibyo byose bituruka ku mugambi w'Imana n'ubushake bwayo. Ndetse itangazo mwumvise ryasohotse ejo riravuga ngo twemerewe no gukomeza guterana no mu minsi y'imibyizi kuko bitarigera. Haleluya. Biratubwira ibintu bibiri, biratubwira imbabazi z'Imana n'imigambi yayo, ariko binatandukana twibutsa inshingano zacu. Hari inshingano zacu nk'abantu buri kwisi tugomba kumenya amategeko n'amabwiriza y'isi n'igihugu tugenderamo, cyane muri iki gihe cya coronavirus, aho tugomba kuyirinda twubahirije ingamba zose nk'uko zisabwa, tutanabijendetse, tutanadohoyeho gakeya, kuko n'udohora nibura wihaye kwawe. Ibyo ni bimwe tugomba kubahiriza turi mu isi, ariko hari n'ibyo tugomba kubahiriza nk'abantu bariwe n'Imana. Guhora dushaka Imana, guhora turi mu mwanya Imana dushakaho, guhora turi mu mwanya Imana twifuzamo, guhora tuvugana n'Imana yacu. Niyo mpamvu muri iki gitondo ngira ngo tuganire kandi dufatanye kumva icyo Imana dushakaho mu ntego yashyizweho n'inama nkuru z'itorero, n'uko mubizi tugenda ku ntego za buri mwaka. Uyu mwaka inama nkuru zashingiyeho n'ijurwa Imana yabishuriye ku ntego ibaho mu bushake w'iteka rishoboka ko ahorwa. Umushake w'iteka rishoboka ko ahorwa ni intego itorero n'inzego z'itorero zashimye, kandi izo ntego zirareba buri muntu wese ku giti cye. Mu gihe cya none hari ibibazo binini isi ifite. Nituvuga isi mwumva umuntu, nimwumva umuntu mwumve umuntu ufitanye isano n'Imana. Icya mbere, dufite ingorane zikomeye z'abantu bavuga ko Imana itariho, nyamara baribeshya. Abo ngabo bazabona ishyaka abantu bibwira ko Imana itariho. Haleluya. Ingorane ya kabiri isi ifite, umuntu afite, hari igice cy'abantu bibwira ko Imana iri idashobora kuboneka, ko kwishakaho gutigita. Cyane ko hari n'abibwira ko igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa ku gice cya 3, Imana yabwiye Mose ngo ntiyareba mu maso kuko arebye mu maso yapfa. Ariko babwiye ko Imana
yavuze mu Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 13 iravuga ngo muzashaka mumbone nimushakisha umutima wanyu wose. Haleluya. Ingorane ya gatatu isi ifite ni ingorane y'abantu bibwira ko gushaka Imana biriho ariko ngo byoroshye cyane kurusha ibindi byose. Bakibwira ko ngaho wayishakira wayibona. Ibyo ndavuga ngo ni yego nawe. Ni yego kubera ko Imana iraboneka, irashoboka kuyibona. Ni wowe kubera ko ntabwo Imana wapfa kuyishaka uko ubonye. Ntabwo Imana ari so wayo, ntabwo ari mubyara wawe. Ntabwo dukwiye kumenyera Imana ngo tuyimenyere gusa nta mugenzi wawe. Hari imvugo y'igifaransa ariko no mu Kinyarwanda irimo ivuga ko kera waba gukundisha imfizi urushyi, ivuga ko ako kamenyero gashobora gutera agasuzuguro. Nyamara abantu bagatakaza imbaraga umunsi ku munsi. Umuntu yashaka akazi ashyiramo imbaraga zitandukanye ndetse agatakaza ruswa n'ibindi, akagenda imisozi, abantu bakagenda imirimo, abantu bakandika, abantu bakajya gushaka aho bakugenda bakagira gute ukabona birarushituye. Abantu bagashaka amafaranga nk'abayataye bakagenda bakajya mu bihumbi bya zahabu n'agasegereti n'ibindi, bakaba bacukura bakaruha bashaka amafaranga. Umusore agashaka umugore agatakaza igihe kinini yirwa yandika za SMS kuri telefoni, yirwa agenda ashaka umugore. Umukobwa agatakaza imbaraga nyinshi ashaka umugabo, igasiga kera agakoresha imbaraga nyinshi. Umugore agashaka amahoro, yabuze mu rugo, kurinda agenda ajya gushakira hirya no hino, ntiriwe mvuga muzi. Umuntu agashaka amahoro, umugabo n'umugore, abasore n'inkumi bakajya gushaka amahoro, bakajya gushaka ibitotsi, bakajya gushaka umutekano bashakira mu biyobyabwenge, abandi bagashaka amafaranga bashakira mu busambanyi. Ugasanga abantu baratakaza imbaraga amanywa n'ijoro, ariko bajya gushaka Imana bakibwira ngo biroroshye gusa bazayishaka uko abonye. Ntabwo ari byo. Umuntu umwe yari aho ngaho yahuye n'ibibazo, igihe kigeze ajya gusenga mu butayu, akajya ajyayo ubutayu bwose bubaho, ubwo mu mazi, ubwo mu butaka bwahiye mu biti. Imana iza kumwiyereka imugirira neza, ndetse mu byo yari akeneye yari umusore, mu mugore, mu butunzi, mu amahoro. Nuko amaze kudabarara ngo yibagirwa no gusenga, iyo yisengera ibyo adataha twese arabireka. Ikintu yakoze kirababaje, yagezeho ngo yandika, afata isengesho rimwe araryandika, arangira yishyira ku musego neza kuryama, akayishyira akavuga ngo mu mwanya wo kuzaka avuga ngo Mana niwe wigisha gusoma ngo urisome ngiri ngo njye nta mwanya gifite. Hari ikibazo. Icyo cyari ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya kane ni ikibazo cy'abantu bibwira ko bamaze gushyikira, bitwa ko ari abarokore, bitwa ko babatijwe bagakomezwa, bakajya mu byiciro by'ibyumba by'amasengesho, bakaza gusengera buri munsi, barangiza bakavuga ngo Yesu yarabirangije. Ndabyemera ko yabirangije, ariko ndagira ngo mbwire ibintu. Yesu Kristo yarangije ibyo yari yazanye, byari byamuzanye ubutumwa yari afite, icyo yari akirangije. Hanyuma arangiza n'ikindi cyo gukuraho inzitizi umwana w'umuntu yari afite, cyo gusubiza umwana w'umuntu ubutware yaguwe na Satani, kugira ngo abasigaye umuntu yigire Imana yishakira. Ariko abantu bagira ngo yarangiza akadamarara ngo Yesu yarabirangije, akaguma mu byago kubera ko Yesu yaje, nkaba mvuga ko ari Yesu gusa, ibyo birahagije. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Kugira ngo batangarize muri iki gitondo, igihe kirageze ngo abantu bashake Imana kandi bayishakishe ibintu bitandukanye. Kuki tugomba gushaka Imana? Tugomba gushaka Imana kuko ari amahirwe duhawe. Aragira ngo babwire ngo iki gihe cy'amahirwe dufite ni amahirwe ya kabiri, biranashoboka ko ariyo yaba ya nyuma, kuko ya mbere
nuko twayatakaje ubuzima dusigaye ducungana turayagarisha neza. Mwibuke Imana ikimara kurema ibintu byose igihe yaremaga ijuru n'isi, byageze igihe itekereza kurema umuntu. Itangiriro igice cya 26 ndetse na 27, Imana irema umuntu mu ishusho yayo, wase nayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Haleluya. Umurongo wa 28 ku gice cya mbere cy'itangiriro iravuga ngo Imana ibaha umugisha, irababwira ngo mwororoke, mugwire, mugende mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo byose, hanyuma mubitegeke. Haleluya. Ngaya amahirwe ya mbere twari dufite, kandi guherekezwa n'ibintu bikomeye. Icyambere cyaherekeje amahirwe ni uko Imana imaze kurema umuntu mu gice cya kabiri cy'itangiriro yasanze ko atari byiza ko aba wenyine, imuremera umufasha umubiri. Byavuga ko ikijya bapfa umuntu mu buzima bwe azakenera Imana, ariko no mu buzima bw'umuntu agakenera undi muntu ukundana. Umunyarwanda yacu umugani avuga nta gutira uwo batora, ati uwo batutira. Arangiza kuvuga ngo nta nzirishanya bidakomanya amahembe, bivuga ngo ubwo busabane bushobora kugeraho ugasigara ariko n'ubuzima bwe. Ayo mahirwe ko umuntu yaramubereye amahirwe adasanzwe. Imana imaze kumurema, igice cya kabiri cy'itangiriro umurongo wa 7 n'uwa 8, ndasimbuka mpaka wa 15 na 17. Aho ngaho niho amahirwe yaraje. Umurongo wa 7 n'uwa 8 igice cya kabiri cy'itangiriro, Imana ihunga umuntu mu gitaka, irangije kumuhumekeramo umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu ahita ahinduka ubugingo buzima. Haleluya. Uyu mwuka w'ubugingo niwo utuma tubaho. Iyo umuntu apfuye baravuga ngo umwuka yamushizemo, ubwo icyo gihe uba wasubiye mu gitaka. Niyo mpamvu iyo tugiye gushyingura tuvuga ngo ivu mu ivu, igitaka mu gitaka, umukungugu mu mukungugu. Uyu mwuka Imana yashyizemo umwuka wayo utuma dusa nayo, tukagira ishusho yayo, tukagira kamere yayo, tukagira imico nk'iyayo, tukagira ubuzima itwifurizaho, hanyuma tukagira n'amahirwe yo kuvugana n'Imana. Irangije bashyira mu busitani bwa Edeni, bwari burimo byose, bavuga ko harimo n'imigezi yaturuka impande zose. Iyo migezi yahoraga yuhira mu busitani kugira ngo bubeho kandi buhore butoshye, nta zuba, nta mvura nyinshi, nta kibwahoraga bora ku rugo. Nuko Adamu na Eva bakuriye batunga, bakarya bakanywa, bakareba iziguruka, bakareba ibiti bimeze neza n'indabo, nuko bakaganira bagatuza. Igihe baganiraga, icyakurikiragaho nuko Imana yajyaga kubasura buri munsi. Amen. Tubwirwa neza ko Imana yajyaga kubasura buri munsi. Mu gitondo ikaza kubareba uko bameze, ikabasuhuza ngo mwaramutse Adamu na Eva, mbese mwaraye neza. Amen. Bakavuga ngo twaraye neza. Bakaganira n'Imana imbona kubone, hanyuma Imana yaragize bavuga ngo mwiribane umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza. Saa sita ikagaruka bavuga ngo Adamu na Eva mwiriwe, mwariye, bati twariye tumeze neza. Bakaganira. Imana irasubira ku mugoroba utaha, ikababwira ngo Adamu na Eva mwiriwe neza, twiriwe neza. Ikababwira ngo murare neza. Haleluya. Ngaya amahirwe twaraye. Aya mahirwe nta handi hantu washobora gukora. Hari ubucuti, ubusabane bw'umuntu n'Imana, umuntu agasabana n'undi, umuntu agasabana n'ibimukikije, umuntu akumva aratuje, aratekanye, nta kintu na kimwe yashoboraga gutekereza, kwifuza, nta na kimwe. Ariko ikibazo kugira ngo ubusabane buzavuge, Imana yarabwiye ngo mutazagira ngo hari igitugu mbashyizeho cyangwa ni igitsure gusa, reka mbahe umudendezo. Yabaye inshingano. Ku murongo wa 15 yarabwiye ngo ibashyira mu busitani, irababwira ngo ubusitani mujye mubuhingira, mubwiteho. Iyo ni inshingano ya mbere ya muntu. Gukora ni inshingano Imana yaduhaye. Niyo mpamvu itanga impano, igatanga ubushobozi, igatanga uburyo, kugira ngo niba ufite impano yo guhinga, korora, gucuruza, ibintu byose byakubayeho mu bikore kugira ngo ushobore
kunezeza Imana nta n'ikindi yashaka. Ariko inshingano ya kabiri y'icyitondero yarababwiye ku murongo wa 16, yarababwira ngo ubusitani bwose ibintu mbahaye nashyizemo ni ibiryo byanyu, muzabe kuri buri giti mujye ku kintu cyose gihari, ariko igiti kiri hariya mu nguni murabiri muzirinde ntimuzagikore. Imaze kubibabwira ntabwo yagarukiye, yaranababwiye ngo mwirinde, mwitonde, mwimenye, umunsi mwakiriyeho no gupfa muzaba. Aya mahirwe ya mbere nishaka agaragara aho ngaho, aya ni amahirwe ya mbere, ariko ubwo mwibabaje nuko aya mahirwe abantu barayatakaje. Barayatakaje kuko mu gice cya gatatu bidatinze, amahirwe yose yavuyeho, umuntu inzoka yaraje irabashuka, umugore ararya, hano umugabo ararya, ntabwo usanga bari bafitanye n'Imana kugira ngo twiburagiwe. Imana yagiza kubaganiriza bakumva imirindi y'Imana, Imana iteye gukanga bakaza hafi. Ariko uyu munsi bamaze gukora icyaha, bumvise imirindi y'Imana ije bose kubagira gute ajya kwica. Imana kamere kuri ubu irabagerageza abantu batanu ibihe. Ntabwo Imana yewe aho bari kukumana, Imana nta kiyoberwa nta n'ikinanirwa, ntabwo ari iyo aho bari, ariko yagerageje babaze ko byagenze bite mu yandi magambo. Baravuga twumvise imirindi yawe ngo tumenye ko twambaye ubusa no kujya kwica. Imana yababaye mbese aho ntimwaraye gutya n'ababuje. Icyakurikiyeho ni ikintu kuko batangiye kwita abana. Umugore aravuga ati wa mugore bampaye, umugore nawe aravuga ati ya nzoka waremye n'ubwo bwawe. Ibintu bitatu byabaye aho ngaho ni ibi. Icya mbere, abantu bahise kumva bahindutse, abantu bagira ubwoba, abantu bahunga Imana. Hanyuma icyakurikiyeho ni iki? Umuntu amaze guhunga Imana, umuntu yatangiye gutwara na mugenzi we, kuko umugabo n'umugore batangiye kwitana guterana amagambo, kwitana abana, bikurikiraho n'Imana igira ite, abantu bitana bamwana n'ibiremwa, ikibazo kigakira gute. Ingaruka zabayeho ni iki? Imana yatanze ibihano. Icya mbere, Imana yatanze igihano cya mbere, iravuga ngo kubera ko bakoze mutyo, ibyo bivuga ngo guhera uyu munsi bya bindi narabahaye hano mu busitani kugira ngo mujye murya mwimereye neza. Guhera uyu munsi, umurongo wa 19 igice cya gatatu, Imana iravuga ngo mututubona ko mu maso hanyu ko kuzabahesha umutsima. Bivuga ngo kugira ngo umuntu abone ibyakeneye, ibyakwiriye, agomba kugira gute? Agomba kumwambara, agomba gukoresha akima kuya, agashyiramo imbaraga kugira ngo azabone ibyaha. Ibyagarukira aho ngaho ibwira umudamu, ibwira Eva, iramubwira ngo kubera ko nawe wowe inzoka, guhera uyu munsi uzajya ubyara ubabara. Adamu mwihangane ko bigenda byagenze, iyo mwahindutse mukagira neza n'abana, ibwira inzoka ngo kubera ko nawe wakoze ibyo ngibyo, uguhera uyu munsi uzajya ugiye gukururuka hasi, ukandi umuhungu niwe uzahinduka ibyo kurya byawe. Kugira ngo isoze iki kintu irababwira ngo guhera uyu munsi isize urwango, isize inzika hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umugore, ngo inzoka izaba umuntu agatsinsino, hanyuma n'umuntu azakenera akamena umutwe w'inzoka. Ngicyo ikibazo cya mbere. Aho byabaye icyakurikiyeho n'ikirero, icyakurikiyeho n'uko abantu basohotse mu byahindanye basohoka mu busitani, ikibazo kivuka gutya. Amahirwe ya mbere arangirana ibibazo byo gushwana, arangirana ibibazo by'urupfu. Ariyo mpamvu igice cya kane hakurikiyeho urupfu ruratangira, umuvandimwe ikindi cyari icyongereza. Amahirwe ya mbere aratanga. Amahirwe
amahirwe ya kabiri rero yagarutse ngaya kuko muri ayo mahirwe ya mbere nagira ngo mbabwire ko muri ayo mahirwe ya mbere icya mbere Adamu na Eva babanaga n'Imana. Imana itanga amahirwe ya kabiri mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Aburahamu. Muri Aburahamu havamo ubwoko bwa Isirayeli. Imana ibasezeranya ko ibababariye ariko izashyira ubuturo muri bo, ishyira ihema ry'ibonaniro muri bo, kandi irabisohoza igihe Abisirayeli bajyaga mu Egiputa. Yabakujeho imbaraga zayo, yabishoboje ubwo bacaga mu butayu ikabaha ibyo kurya, ikabaha manu, ikabaha amazi yo kunywa, ndetse ikabageza mu gihugu cyane. Amen. Imana yakomeje kugenda irwaza abantu, ibagerageza, ibihanganira. Hanyuma ariko nubwo byagenze gutyo, ya ngeso, ya kamere ya muntu akomeza kugenda agomera Imana acumura ku Mana. Nicyo cyatumye Imana ishyiraho abacamanza, ishyiraho abami, ishyiraho abahanuzi batoya n'abakuru. Mu bahanuzi bato n'abakuru hano twasomeye icy'umuntu witwa Yesaya. Agira ngo babwire ngo Yesaya hano ni umwe mu bahanuzi bakuru wahanuye abwira ubwoko bwa Isirayeli. Icya mbere arababwira ngo bibagire Imana yabo. Icya kabiri arababwira ngo bajya gushakisha Imana bakajya kure kandi bagatanga amafaranga yabo mu bitagira akamaro. Icya gatatu akababwira ko ibyo bashakishamo bibatera ingaruka. Nuko arababwira ati mushake Uwiteka bishoboka kwawo. Mbese hano baragira ngo babwire ngo ubuhanuzi bw'abahanuzi bahanuye bwarangijwe n'uwitwa Maraki. Kuva icyo gihe Imana mu buhanuzi bwa Maraki urege mu gice cya gatatu, Imana yagize umujinya iravuga ngo igihe nahereye babwira kuva mu itangiriro, kuko mu gihe cya Aburahamu na Nowa uzajya kugera mu gitabo cyo kuva ibakura mu Egiputa, uravuga ngo nanjye ndarambiwe ndabaretse. Hanyuma hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya hari imyaka 400 yaciyemo y'inzibacyuho. Imana rero yarakaye, yararetse abantu. Muri iyo myaka 400 habaye ibintu bibiri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Icya mbere hari ubuhanuzi bundi bwabayemo, ndetse ubwo buhanuzi buza kujya mu gitabo bimwe twebwe tutemera, amadini n'amatorero amwe atemera ntarabyemera. Harimo ibitabo bimwe n'Abamakabeyi n'Ababeresiraki na Tobiya n'Abayuda, ibyo ngibyo byanditswe muri icyo gihe. Icyo ni kimwe mu cyabayeho. Inama zimwe z'itorero zagiye ziba muri ibyo bihugu hafi aho ngaho, biza kugeraho zumvikana ko kubera ko Imana yari yaramaze gufunga kuvugana n'umuntu, kugirira impuhwe zidasanzwe umuntu, bakaba ibyo bitabo byanditswe muri icyo gihe bitari mu ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo bakubwire ikindi cyabaye. Havutse mu mpera z'iyo myaka 400 havutse umuhanuzi wa nyuma w'abana b'abantu witwa Yohana Umubatiza, Jean Baptiste, yari mwene Zakariya na Elizabeti. Uyu yaje ari umuhanuzi wa nyuma, arangana n'ibintu bitatu. Icya mbere ni uko yavutse mu buryo budasanzwe bw'ubuhanuzi. Icya kabiri akura mu buryo budasanzwe. Icya gatatu ahanura ibintu bidasanzwe. Uburyo yakuzemo, akimara kuvuka yategetswe kujyana mu butayu, akaba ariho arerwa. Imana itegeka ko atazogoshwa umusatsi wo ku mutwe. Imana itegeka ko ibyo kurya bye bizaba ubura n'ubuki bwo mu migina, butangwa n'udusimba duto twitwa imibwira. Nibyo yariye kugeza imyaka ye yose. Itegeka ko azambara ikanzu imwe, iyo kanzu imwe niyo yambaye kuva atangiye kuzagenda arangije ubuzima bwe. Icya gatatu ni uko uyu muntu Yohana Umubatiza yarahanuye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yarahanuye abwira ngo nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu, mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze mu butayu. Ibyo ngibyo ry'urangurura
nibyo bihura n'ibi ngibi yo kuba aho yicaritse umushake w'iteka kubera ko muri iki gihe Yesaya yahanuraga yereka abantu ko bari mu gutakaza igihe yereka abantu ko bari mu gushaka ibidafite akamaro mu mirongo ya mbere n'iya kabiri y'iki gice twadusomye mu Rwanda gatanu yavuze ngo kuki mutanga ifeza mukabona ibidafite akamaro ntitugaruka ubutumwa bwiza bw'abandi badusomeye kandi muri rusange ikibazo kirimo kubera ko mu gihe ubutumwa bwiza bw'abandi bwandikwaga icyabayeho n'iki nuko abantu bari barimo bashugurika gusa abantu bibereye kuba ngo nzaba iki nzambara iki nzasaba ko bizagenda gute nuko matara y'abavuga ngo nimukiganye cyane ko no kwiganya nta nubwo byakungura n'umutungo nta kintu na gito byakumarira abagira inama bagaragaje bakwiye icyiza n'ubwo mubanze ubushake bwawe bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabigeraho ikibazo cy'uyu munsi rero ni icy'inama ese uyu munsi wowe urashaka iki iyo umwaka ugiye kurangira uri ugatangira abantu bose biha intego ariko uzasanga abantu benshi biha intego zo gushaka amafaranga abasore n'inkumi baba bafite intego zo gutanga bafite umugore nta n'umugabo hari ufite amafaranga zaba afite imodoka zaba afite inka zaba afite isambu umeze gutya ariko biragora ko abantu bavuga ngo umwaka utaha zaba nakijijwe zaba nasomye Bibiliya nayirangije nzaba nikiranire n'umuntu n'undi uyu munsi sinzi icyo ushaka ariko utanga cyose uri urashaka iki urabishaka gute uri ikibazo urabishakira hehe urabishaka ryari igihe cya none ikibazo gihari abantu barashaka ibintu gusa ariko ntabwo bamenya aho babishakira umunyarwanda yaciye umugani w'abantu bakunda ibyo bakandishe abantu barimo barashaka ibintu bakibagirwa umunaniro byose ariko n'iki torero rero ushaka ibiteka by'ubwoko birashoboka ko washatse amahoro kubera ihohoterwa ryo mu ngo n'amakimbirane ukaba warahebye birashoboka ko wagiye mu bapfumu ujya mu bamenyi bikaba byaraza birashoboka ko washatse amafaranga ukajya ikuzimu bajya ikuzimu abandi bakajya kuguza bagacuruza bikanga abandi bagateka imitwe bikanga abandi bakajya mu birombe bikanga bagacuruza bikanga birashoboka ko washatse amahoro ukajya mu biyobyabwenge ukajya mu busambanyi ukajya mu ki bikaba byaraza impamvu n'imwe ni uko washatse hatari abantu bashaka kubara Imana no gukiranuka birashoboka ko wagezeho kandi umuntu byihoreye kubera ko ubona bidashoboka hari abarwaye indwara yanga gukira aravuga ati nta kindi ntegereje gupfa hari uwashatse urubyaro arashaka biranga aravuga ati ngo ndarekeye ariko n'uburyo kubanza gushaka uwiteka no gukiranuka ibindi byose bizatugera ubukire uzabona ubutunzi uzabona umugore uzamubona umugabo uzamubona amahoro y'urugo uzayabona umwana uzamubona akazi uzakabona amashuri uzayabona amanota uzayabona imibanire myiza n'abandi uzayabona wabishaka iyi ntebe ubwayo n'ibisubizo byayo ariko tujye no guhuza ubuzima bwacu bwa buri munsi buri mushaka w'iteka yishwe kuko bivuga ngo hari igihe ushobora kuba bitabishoboka icya kabiri birashoboka ko abantu bamushakira kure babandi bumva bafatira mu mashyamba abantu bafatira mu ndege ariko Uwiteka aravuga ngo mushakane umutima wose muzashakana umukoro ibyo kuba intumwa igice cya 17 umurongo wa 27 baratubwira ko Uwiteka atari kure ko niyo wakabakaba wamubona kandi ngo yashyizeho imbago ibibazo mu murongo by'abavuga 17
nasize n'imbago ishyiraho umuntu wese agace ke kugira ngo ashobore kubona Imana. Ako gace ni akahe? Agace koroheje umutima wawe. Yeremiya hano mu gice cya 31 uhereye ku murongo wa 33 kugeza ku murongo wa 34 enda babonye aho ngaho byakozwe mu mwaka wa 2022. Yeremiya hanura yagaragaje ko Imana idakeneye kongera gushakwa mu buryo bw'amategeko yanditse ku mabuye, yanditse ku mpapuro, yanditse ku bindi, ahubwo mu mategeko Imana yashyize mu mutima wawe. Iyashyira mu mutima w'umuntu kugira ngo umuntu we ubwe umutima w'ibivemo, umutima w'ubwinangira no kubwavemo, waba uriho bwaba Imana ntibaho, waba bwaba Imana iri kure, waba bwaba Imana ntiyumva, hanyuma kugira ngo amategeko yari mu mutima azamenye Imana, Imana yababwira ngo bambere Imana nanjye mbabere, bambere ko nanjye mbabere. Yakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 27 haragira hati kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Wese muri twe, umwana, urubyiruko, umukobwa n'umuhungu, umugore n'umugabo, umusaza n'umukecuru, umukene n'umukire, wowe zitarize, Imana ntabwo iri kure y'umuntu wese. Kubera iki? Imana iri kure y'umuntu wese kuko impamvu ebyiri zoroshye. Icya mbere, kuko gukunda Imana yakunze isi, Yohana 16:6 hanyuma uwo mwana wayo araza Yesu Kristo yemera kuza muri iyi si, aza gutanga ubugingo, aza kwegerana natwe, aza kubana natwe. Niyo mpamvu Yesaya mwana mu gice cya 15 avuga ngo nguwo tuha umwana w'umuhungu yakivukira yitwa igitangaza cy'Imana ikomeye, umujyanama, umwami w'amahoro. Amaze kugera ku isi, nibuze ko Yesu nawe yabaye umushaka, yavukiye mu bakene kugira ngo bataza bavuga nuko yavukiye mu bakene, abaho ubuzima buciriritse, abo umwana n'abandi arakina, agira arakura kugeza igihe yakorera imirimo. Kugira ngo we abone Imana ayishyikire, yagombye kujya mu butayu iminsi 40. Bamwe bibwira ko Imana ushobora kwandika urupapuro ugashyiraho ibisome niba wigisha gusoma ibisome. Oya, Yesu yamaze amajoro 40 iminsi 40 atarya atanywa ashaka Imana. Ariko icyo yashakaga gikomeye ari iki? Yashakaga Imana kugira ngo umushoboze kuza kurangiza ubutumwa bwo gucunga umwana wawe. Hanyuma araza, izina rye yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yaraza kubana natwe, igihe kigeze umwuka wera kugira ngo abe kuri twebwe, hanyuma umwuka wera ari kudushyira. Imana rero yatwegereye, yegera umuntu wese. Icya mbere kubera abaturage bashyize mu mitima yacu, icya kabiri kubera umwami wacu Yesu Kristo yohereje kugira ngo aze kubana natwe. Kristo yakohereza umwuka wera kugira ngo umwuka wera atwigishe. Yohana 16 umurongo wa 8. Uwo mwuka wera ko naza azadufasha gusobanukirwa iby'icyaha n'ibindi byose, kuko niwe udukopeza, niwe muburanyi wacu n'amaboko wacu, niwe utukugarira, niwe udusesengura, niwe udufasha ko ibyo dukumva. Hanyuma hasigaye tugashobora kumenya Imana, tugashobora kubona Imana. Yesu Kristo amaze kuza mu isi, hari ibintu bibiri yakoze. Muri disikuru ye yavuze ya mbere avuga ikimuzanye kuri iyi si, ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 4 umurongo wa 17 kugeza ku wa 19 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya yakimuza cyane kubabwira ati umwuka w'Uwiteka tugiye kuko yansigiye amavuta kubwiriza ubutumwa bwiza, kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, guhumura impumyi, kuzibura ibipfamatwi, gukiza indwara zose, hanyuma gutanga indwara z'amagiriyemo imbabazi. Mukagire ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 bavuga ngo ngire ko n'ijana umuntu azinjira muri njye bazinjira asohoka ndetse azabona. Ni ukuvuga ngo nugera muri Kristo uzajya mu by'umudendezo, uzabona uzajya umwe ujyane uruhuke, hanyuma uzanasohoka uzajya umudendezo. Ageze ku murongo wa 10 bavuga ko ari cyo kigeze kuri wa 10 n'urundi ariko ujya ubona kugira ngo ubuzima n'ubugingo ndetse muzibone byinshi. Ushaka Imana
Imana ishobora kugufasha kubona umugore umugabo umwana igisubizo cy'ibibazo ariko nta muntu wagufasha kubona Imana cyane ko n'ibyo ngibyo abantu bashaka byose bibe bisanga n'ibindi nacyo mu giti wayo wayo n'ibyo akanya gato yagaragara bigashira ariko ibyo bworoheje Yesu yakoze gufasha Imana ni igihe yamaze kuri iyi si yabaye kubera abantu bari hafi kugaragara ko abantu bitari n'amahanga kandi umuntu ushobora gukora mutanzu hanyuma ababwira nubwo mwarushye mushaka ibintu n'ibindi ariko reka tubahe amategeko abiri gusa aborohereza cyo gukora Imana arababwira ngo ubone Imana ni ukwikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose agaragara ni uburyo bwawe bwo gukora Imana arangije arababwira ngo urushaho kubona Imana witunge no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ikibazo dufite ntabwo banicira cyangwa umutego ariko gukunda Imana n'isi hose ni ibihe biroroshye Yesu yarabikoze binyuze muri Kristo Yesu wumviye Kristo Yesu ntabwo ukwiye kwigaragaza nuko uzaba gatandatu na rimwe mu makumyabiri n'umunani kugeza ku gatanu turaga gatatu turagabanuka ageze mu butumwa bwiza bwa Yohana cumi na kane umurongo wa mbere avuga ngo ntibagire imitima yacu yizere Imana nanjye yizere kubona Imana ni umuco muri Kristo kuko ubonye Kristo abonye Imana kandi Kristo ngo bamwizeye bose bakemera abamwemeye bakizera izina rye barushaho kwitwa abana b'Imana Yohana igice cya mbere umurongo wa cumi na kane mu buryo bworoshye kugira ngo tukunde Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge n'ubugingo ni umuco muri Kristo byoroshye n'usoma ijambo ry'Imana n'usenga n'ufatanya n'abandi mu buryo bunyuranye bwo kuririmba baragusangira ijambo ry'Imana harakujya mu byiciro bitandukanye icyo gihe Imana izabishaka kuko ntabwo ikure iyo wakora kwabayeho muhanga yaravuze ngo ikikwereka ko Imana itari kumwe aho wakora mu buryo bw'umutima yaravuze ngo itari hagati y'ibibazo byose bikoreye n'ibisubizo byawe hagati y'ijwi ryawe n'ikirago byonyine gupfuka mu gasenga birahagije kugira ngo ushobore kubona Imana hanyuma gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni uko ngicyo mwifuza ko wabagira ariko Matayo yanditse igice cya karindwi umurongo wa cumi na kabiri ngicyo mwifuza ko wabagirira namwe mukigirire abandi niba ushaka gukundwa ukunda abandi niba ushaka kwitabwaho kwita ku bandi niba ushaka ko bakubwira neza bwira neza abandi niba ushaka kugaragara neza nawe reba neza imvugo ingiro imitekerereze y'abandi imenya ko uzabagira n'ibyo bazakora hanyuma kugira ngo ibyo byemere Yesaya yarahanuye aravuga ngo nimufate iteka rikadukora mu buryo bwakiriwe ari hafi ariko ari hafi mu buryo bwo kohereza Yesu Kristo uwo Yesu Kristo niwe waje Yesu Kristo rero yarize uyu munsi ibitabo byinshi biberana nicyo cyajya ku murongo wa makumyabiri ababwira abashobora ndakomanga umuntu n'uyumva ijwi ryanjye agakingura zinjira iwe rusange amen Yesu ahagaze ku rugi arakomanga ntabwo ari urugi rero yari rw'igiti cyangwa rw'icyuma ni urugi rw'umutima wawe Yesu ari hafi yawe hari indi irimo gukomanga irimo kukubwira ngo byaboneka muzaniye agakiza muzaniye amahoro muzaniye ubutunzi muzaniye umugabo muzaniye umugore muzaniye amahoro kingura nze rusange birashoboka umaze igihe kinini ubabajwe n'ibintu bitandukanye ariko nje gusangira imibabaro yawe nje kukugura ntabwo ufata ibyo bikubabaje ngiye byikerekeho hanyuma wowe usigarane amahoro
dukingurire Yesu kugira ngo yinjira muri twebwe mu buryo bw'umwuka atume dushobora gukunda Imana mu isengesho gusomesha abantu byayo hanyuma dukumire abagenzi bacu no kudukurikira. Aha rero kagenda ingoma wa munani navuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanye urugi muzakingura. Ndakwinginga muri iki gitondo usabe kubona Imana, ushake Imana urayibona, ukomanje kuri Yesu mu buryo bw'isengesho harimo kwinjira. Abagabo bakunda abagore babo, abagore bakunda abagabo babo, ababyeyi bakunda abana, abana bakunda ababyeyi, abavandimwe bakundane, abaturanyi bakundane. Hanyuma nusaba imbabazi uwo wahemukiye, uwagusabye imbabazi ukazimuha, ukemera ukitegura gusangira na mugenzi wawe ibyo ufite, ukitegura gutega amatwi mugenzi wawe, ukitegura gufasha mugenzi wawe. Nibwo buryo bwonyine bwo gushaka Imana. Yesu yarabivuze igihe abantu bamubwiraga, bamusaraga bagatanga imbere y'Imana, baravuga bati mwaka utuyobewe ute? Uyobewe ko azagusenga ku cyumweru? Ati ibyo ndabizi. Twari muri korali? Ati ibyo ndabizi. Twari muri mwandazi niyo? Ati ibyo ndabizi. Twari muri Ebenezeri? Ati ibyo ndabizi. Yusi niyo twagiyemo? Ati ndabizi. Fathers niyo? Ati ndabizi. Abasheshe kandi ati ndabizi. Atari kumwumva imbere bagize bigenze bite? Ati ibyo byose nubwo babikora ariko naje none ntiwamenya, naje nambaye gusa ntiwamenya, naje mfite agahinda ntiwamenya gato. Abantu bagatangira guteranyura bagaturutse mwamugumbaga utagiye kubeshya kandi kwigisha kutabeshya. Ni ryari twakubonye wambaye gusa ko tukwiyizi ubu waza tukakwemerera nagaragaye ko waba mu muhanda, waba mu basanzwe ku muhanda asabiriza, waba mu basanzwe ufite agahinda, wa mugore wawe wababaje, wa mugabo wawe wababaje, ujya n'igihe wabaza. Umuntu wasanze yambaye ubusa, umuntu wasanze yabuze yamfubwa, umupfakazi, waba umupfakazi, waba umuntu wasanze atagira umurongo, ntumwigishe, ntumuhindure, umyarigiye. Ushake Yesu, ushake iteka bishoboka koko. Igihe ni iki ngiki ntawamenya biriya twaba turimo. Umwambazi akiri, umwambazi nta kundi aravuga ngo mugabikenda bagarukira. Umwambazi arakugarukira n'iki? Nuko twera n'ibyaha byacu, nuko twishyurana na bagenzi bacu, nuko tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, nuko twemera tugakurikira abayobozi duha. Hanyuma se akabona umujyi w'abafana murega itangiriro n'iherezo kunesha zamuha kujya kuri Imana iri muri paradizo y'Imana. Izina rya Data twese ku Imana n'Umwana